rwose no kwizera umurage we n'amateka y'Imana. Muyoboke mwami rwose ntajyaga nshidikanya. Yesu mwiza nkunda, mfasha nkumvire rwose. Mana mbabarira kuko abantu bashaka kumira, biriza umunsi bandwanya bakampata. Abanzi banjye biriza umunsi bashaka kumira, kuko abandwanya agasuzuguro ari benshi. Zaburi igice cya 56 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. N'ubundi kandi reka ngusuhuze nshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, wowe uhora ubana nanjye muri ibi biganiro, ngushimira ko n'uyu munsi kandi wahisemo kuza kubana natwe mu gutega amatwi ikiganiro ku ndirimbo ya 65 nkunda kwiringira Yesu. Mu mwaka wa 1875 umubyeyi w'umwongerezakazi yapfushije umugabo, amusigira umwana w'imyaka 4. Amaze kubura umugabo nk'uko bigendekera n'abandi bose nka we, umuryango urakena cyane kugeza n'ubwo babura n'ibyo kurya. Ibi byatumaga rimwe na rimwe yiheba, agashidikanya ku masezerano Imana yari yaramuhaye, ariko akomeza kwizera Imana yuko ibyo yamusezeranyije bizagera aho bigasohora. Uyu mubyeyi yakomeje gusaba Imana ashize amanga kubagoboka bakabona ibyo kurya. Maze mu gitondo kimwe babyutse, baza gusanga ku muryango igikapu kinini kirimo ibyo kurya by'amoko yose, ndetse asangamo n'amafaranga. Mbega umunezero! Uyu mubyeyi amaze kubona ibyo yasabye mu buryo bw'igitangaza, nibwo yicaye maze atekereza amwe mu magambo agize iyi ndirimbo turimo kuvuga uno munsi. Indirimbo tuvugaho uyu munsi ni indirimbo y'113 mu gitabo cy'Abaprotesitanti, ikaba indirimbo ya 65 mu gitabo cy'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ndetse ikaba indirimbo ya 524 mu gitabo cy'icyongereza gikoreshwa n'iryo dini. Ikaba yitwa nkunda kwiringira Yesu cyangwa se nkunda kwizigira Yesu. Ikaze mu kiganiro. Mu isomo twatangije iki kiganiro, iyi ndirimbo ishingiye mu gitabo cya Zaburi igice cya 56 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Mu gitabo umugereka w'indirimbo z'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu rurimi rw'icyongereza dukesha iyi nkuru, ku mapaje yaho iya 501, iya 644 ndetse na 645 niho havuga uko iyi ndirimbo yabonetse. Iyi ndirimbo tuyikesha umukobwa mutoya wiyeguriye Imana rwose akiri muto, umumisiyonere Madamu Louisa Stead, wavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza ahitwa Idova mu mwaka wa 1850. Yari yarakundanye n'umusore kugeza n'ubwo mu mwaka wa 1871 yabanye nawe. Uyu musore yitwaga Stead, ari naryo zina ry'umuryango. Nuko mu mwaka wa 1875 bakoranye ubukwe bw'agatangaza, ubukwe bwitabiriwe n'agakobwa kabo gato kitwaga Lily. Aho bari baramaze kwimukira muri Leta Zunze za Amerika ahitwa Ohio. Umunsi umwe Louisa n'umugabo we bajyanye umukobwa wabo Lily muri picnic ku mucanga i New York. Igihe bicaraga batangiye kurya no kwinezeza, bumvishe gutaka k'umuhungu mu nyanja ku mucanga aho bari bicaye. Umugabo wa Louisa yahise yirukanka kugira ngo arokore ubuzima bw'uwo muhungu muri icyo kigeragezo. Ikibabaje rero ni uko uwo munsi ari nawo wabaye umunsi wa nyuma kuri Bwana Stead, kuko we n'uwo muhungu
bombi barohamiye rimwe mu maso y'umugore we ndetse n'ako kana kabo. Mbega agahinda! Mu nkuru natangije iki kiganiro, natangije igitekerezo cy'umugore wakennye amaze gupfusha umugabo we kugeza ubwo abuze n'icyo kurya. Uwo nta wundi ni nyiri kutwandikira iyi ndirimbo, Madame Louise. Waba ufite amasezerano yanze gusohora? Waba ubabajwe no kubura ibyo gufungura? Waba se uhangayikishijwe n'ejo hazaza? Louise mu gice cya mbere cy'indirimbo yakubwiye uko yagiye abigenza kugira ngo agerageze gutsinda ibyo bigeragezo. Yaragize ati, nkunda kwiringira Yesu nkajya mwumvira rwose no kwizera umurage we n'amateka y'Imana. Wowe se ubigenza ute? Aho ntiwiringira inshuti, abavandimwe, ababyeyi se, umugabo cyangwa umugore wawe? Louise yari azi neza ko umwami akunda kwiringira ari nawe wenyine ufite ubushobozi bwo kumukuraho ibyaha byose maze agatungana. Kandi na Bibiliya ibivuga neza mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere ku murongo waho wa 18 hatubwira hati, nimuze tujye inama, ko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ni nayo mpamvu mu gice cya kabiri yanditse ati, nkunda kwiringira Yesu, nkizwa n'amaraso ye, ansendaho ibicumuro, niyo ntunganya rwose. Nuko mu gice cya gatatu aragira ati, nimenya kukwiringira sinzaba nkicumura, niho nzagira ubuhoro n'ubugingo bw'iteka. Ubuzima bwa Louise yanyuzemo buroroshye kubuvugisha umunwa nk'ubara inkuru, ariko sinzi ko bimbayeho cyangwa bikubayeho byatworohera kubyakira. Wibaze igikomere kiri mu kubona umugabo wawe cyangwa se ubuzima bwawe, mu yandi magambo, arohama mu mazi umureba, ukikiye umwana w'imyaka 4, warangiza ukabura epfo na ruguru, inzara ikakwica ndetse n'umwana. Ariko reka dushime Imana ikora ibitangaza iyo yakoresheje uriya muntu utazwi wazanye igikapu cy'ibyo kurya ndetse n'amafaranga kuri uriya muryango. Ntekereza ariyo mpamvu yatwandikiye igice cya nyuma ndetse n'icyo gusubiramo, aricyo kigira kiti, mpimbawe no kukumenya Yesu Umukiza nkunda, nizeye ko umpora hafi, nuko ngumana iteka. Nuko cyo gusubiramo yaragize ati, muyoboke mwami rwose, najyaga nshidikanya. Yesu Yesu mwiza nkunda, mfasha nkumvire rwose. Uyu Louise nk'uko nabivuze haruguru akiri umwana muto, yari yarahoranye inzozi zo kuzaba umumisiyoneri mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko ntibyamukundira kubera impamvu zitandukanye. Gusa nyuma y'icyifuzo cye cyaje gusohozwa kubera ko yaje kwimukira muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Cape Town, aho yamaze imyaka 15. Mu mwaka wa 1900 yashyingiranywe n'undi mugabo wo muri Afurika y'Epfo. Uyu mugabo akaba yari umuprotesitanti ndetse ari umupasitoro mu bametodisiti, ariko bakaba bari bafite ikibazo cy'uburwayi, ari nabwo bwatumye bagaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukurikirana ubuzima bwabo. Nyuma bamaze kumera neza baje gusubira muri Afurika y'Epfo, nyuma bimukira muri Zimbabwe, ari naho Louise yaguye ku wa 27 ukwezi kwa mbere mu 1917. Ijwi ry'indirimbo bakunda kuryita kwiringira Yesu, ryahimbwe n'uwitwa William James Kirkpatrick. Yavukiye Pennsylvania ku wa 27 ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1838. Uyu we yari umubaji, ariko akunda kuririmba abyigishijwe na se umubyara. Ubwo ku myaka 17 yimukiraga i
Patrick ntiyahimbye ijwi ry'iyi ndirimbo gusa, ahubwo yahimbye n'izindi ndirimbo nyinshi mu gitabo cy'indirimbo z'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi cy'icyongereza, ndetse zigera ku ndirimbo 11 n'iyi turimo kuvugaho irimo. Uyu Patrick we yapfuye ku wa 20 ukwezi kwa 9 mu 1921 muri Pennsylvania, aguye mu ntebe ye, aho bivugwa ko yari agihimba indirimbo. Nshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, buri wese kuri iyi si agira ibyo yiringira cyangwa se yizera, ndetse nawe unteze amatwi nibaza ko ufite ibyo wizera. Nta yindi mpamvu yo kugira icyo twiringira uretse kuba tugamije ibidukomeza umutima muri iyi si itatworoheye na gato. Mu rwandiko rwa Tito igice cya 2 umurongo wa 13, we atugira inama yo kwiringira no kwishingikiriza ku Mana nk'uko Luisa yabigenje, agira ati: ariko abizera Imana dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Gira amahoro.